hari abantu twasinze like na comment tuvigisha ukuri rwose, noneho bikanatuma dushyiraho ikintu gituma abantu barayikinga uko byagenda kose. Washyiraho ifoto wambaye umwenda umanuye hasi ukabona ntago bakwitayeho, ariko wabona undi wayizamuye yayigejeje aha ngaho wabona bamuhaye like 10 nawe ukagomba kuyishyiraho kugira ngo bayiguhe. Uko ni ugusinda like na comment. Iyo umaze gukizwa hari uburyo Imana iguhindura mind ikagukuramo uko gusinda like. Buri abastari turavunika pe, wenda buretse ko ubungewe ibyo nabivuyemo ariko uravunika ku buryo udashobora gutega bus cyangwa se moto kandi nta kashi zihari. Sometime iyo wabaga nta mafaranga ufite warindiraga ijoro, gahunda zawe zo ukazishyira nijoro guhera saa 3 abantu batashye kugira ngo ugende n'amaguru, at least nunabona ubonwe n'abajura cyangwa se abapolisi abari bo bonyine muhura mu muhanda. Ibyo bigatuma uba mu buzima bwo kumva muri wowe usinze, kumva ko hari ikintu ushaka kugeraho muri iyi si kandi n'ubundi kukigeraho ushobora no kuzapfa utakigeze. Kristo rero amaze kuma cyangwa se kungirira ubuntu, yankuyemo uwo mwuka nakwita mubi utuma umuntu yifuza ibintu mu by'ukuri bidafite ikintu bishobora kumugezaho muri ubu buzima. Kuko murabizi neza ko biri tubwira ko iyo wamenye Imana uba wabaye umunyabwenge, iyo wavuye mu byaha uba wavuye no mu kujijwa, bya bindi twabonye byinjije. Maze rero kugira abo ba followers, ngewe maze gukizwa, maze gukuraho amafoto yanjye yose, uko nakuye amafoto yanjye yose kuri Instagram, hariho amafoto ateye isoni. Sometime amwe rwose utabona ngo ubone ko uyu muntu ari umukristo iyo nyagumishaho, nyakuraho shyiraho ijambo ry'Imana. Maze guhindura n'izina nyise Gospel 250. Abantu bose bakora unlike, bose bakora unfollow, ngenda ngwa mu bihumbi 42. Maze kugwa mu bihumbi 42, urumva ibindi 45 byamvuyeho byose. Mbwira Imana ndayibwira ngo it's fine, niba shaka bose baveho hasigareho umwe. Umwe nasigaraho. Rega Bibiliya yaduhaye urugero rworoshye, yaratubwiye ngo ntabwo ngewe ntegereza gukora ibirori mu ijuru kuko abantu 5 bakijijwe, ntegereje umuntu umwe gusa kugira ngo ijuru riterane rikora ibirori. Ndavuga rero ubwo haboneka umuntu umwe cyangwa 2 Mana bazakizwa kubwira ijambo ndimo ndatanga, icyubahiro kizaba cyawe. Ndavuga ni singikurikiza like, singikurikiza comment, nizishaka zigenda. Hari n'abantu batazi ku Instagram ari yanjye, nshyiraho ijambo ry'Imana. Imana irambwira ngo byihorere, nanjye nifitiye abarishaka kuryumva no kurireba. Irabazana, irongera irabakuba 2, ibakuba 3. Ubu ushyiraho ijambo ry'Imana abantu bakarayikinga, na like ntigeze mbona zigera mu bihumbi 4-5. Uko rero we bisaba gusa kwiyemeza ibyo umushumba yawe avuga, ukiyemeza ukavuga ngo Imana ishoboye byose. Hari uburyo umukozi w'Imana ejo mundi twasengeye hano nawe w'umustar yararimo agira ikibazo cyuko azabona amafaranga kandi akazakora kamuhembaga ariho yakuraga kurya no kunywa. Ndamubwira ni nukuri Imana ifite ubuzi bwinshi, iyemeze gusure kure. Imana izaguha akazi ko kwemsinga mu birori biryoshye by'abarokore, izaguha ibiraka mu bundi buryo, izagutungisha mu bundi buryo wowe utaruzi. Wowe yemerere gusa urekure ibishobora gutuma usinda kutayikorera. Nicyo ngicyo navuga cyamfashije kusa nkurekura iyo fame nizo like n'abo bantu bamfollowingaga, ariko ndizera neza ko Imana yanyeretse neza ko atariho rwari ruzingiye muri abo ngabo gusa. Mu ijambo rimwe cyangwa 2, igihe wagiye gucekinga ukabona likes ziri kumanuka zigwa ntatangiye kugira ubwoba uvuga ati karabaye none cyangwa mugana wabandi ngo kabaye. Ibyo nakubwiye rega buriya Bibiliya iri clear, iravuga ngo aho ubutunzi bwawe buri ni naho umutima wawe uzaba. Iyo ukijijwe ubutunzi bwawe buri muri like na comment na mashi. Buriya muzi ko arabavuga ubutumwa tujya twicara hano, wavuga ijambo ryiza waruzi ko bari bugukomera amashyi, batagukomera amashyi ntuzagaruke kubwiriza.
ubwo ubutunzi bwawe buba buri mu mashyi ntabwo buba buri mu byo utanga. Turi kumwe? Iyo ufashe mikoro uri kuririmba ukabona abantu ntibari kugukomera amashyi, rimwe na rimwe uduta ku byo waririmbye. Si ikibazo si ibyo waririmbye, ikibazo ubutunzi bwawe n'umutima wawe uri kuri ayo mashyi. Now njyewe maze gukizwa, umutima wanjye ntabwo wari uri kuri live. Imana yaramfashije bya bindi twabonye cya kane cy'ubuntu bw'Imana buza muri wowe. Now bukagutera kuzinukwa ibyo wafataga nk'indamu. Paulo yaravuze ngo njyewe ibyo nabonaga bishobora kuba ari indamu yanjye, bishobora kungaburira, bishobora kuma icyo kurya, bishobora kuntunga, ibyo byose nabibonye nk'amasi, nabibonye nk'indamu, nabibonye nk'ibintu bidashobora gutuma ngera ku Mana byuzuye. Now Imana rero iraza inkuramo ya desire ya like na comment, ishyiramo ubutunzi bwanjye, ntangira kubona muri Kristo, ntangira kubona mu ijuru, ntangira kubona mu guhinduka, ntangira kubona kumva muri njyewe hari icyahindutse abantu. Kuko twiga ubushize twabonye neza ko abantu inshuti zawe ikimara gukizwa nizo za mbere zigutega imitego. Now ibaze rero kuba inshuti yawe umaze gukizwa, umaze kwibwira ngo nakijijwe, ikakubwira ngo ndakuzi neza, ejo uzaba wagarutse. Wibaza icyo kintu, wibaza iyo pressure uba uriho yo kuba wumva ko udashaka gusebya Imana wamenye, kugira ngo ejo batazavuga ngo aha ntimureba se twari tubizi, yarakurikiye uyu, icyari kimujyanye n'iki. Ariko maze gukizwa, Imana mbwira Imana, ndayibwira ni Imana, umfata ukuboko, bwa buntu bwawe bunshoboze kutazasubira hanze, kutazasubira inyuma, ahubwo muri gihe wuzuzemo kugukunda no mu kugendana nawe. Hanyuma ibyo byose Imana irabikora. Izo likes n'izo comment n'iyo fame birashira. Ubu ntega moto, ntega taxi, ngenda n'amaguru, iyo mfite amafaranga mba nyafite, iyo ntayafite it's fine, ntago bimbuza gukora icyo ngomba gukora. Yego, Imana imuha umugisha mwinshi. Akazi cyangwa se amashuri wiga ni kamwe mu gapariti k'ubuzima bwawe Imana yitayeho, kuko kuzuza ubuzima bwawe. Ntabwo ari uko Imana yitaye mu gihe uba wicaye muri Zion Temple cyangwa se upfukamye imbere y'uburiri bwawe usenga gusa, ahubwo nako ni agapariti Imana ikoresha kugira ngo yiheshe icyubahiro. Nibaza ko ikintu cya mbere cyo kumenya ari ukumenya impamvu y'ubuzima bwawe. Kuba ngenda umukristo muri aka kazi njemo, Imana impamagarira gukora iki? Nehemiya kuba yaraje kuba umukabiyara cyangwa se uriya Moridekayo, ntabwo yagiye gusa nk'uwo muntu gusa, ahubwo yagiye azi ko ari umwana w'Imana, yuko hari intego y'ubuzima bwe kuba aje muri ako kazi. Rero nibaza yuko nk'uko nawe wumva ko yari afite amalikes akagwa ariko akongera akazamuka, Imana nayo ifite ibihagije. Tubona ingero nyinshi z'abantu bihanganye kandi bakagera ku byo Imana yari ibafitiye. Nuyoborwa n'umwuka w'Imana uzamenya icyo gukora kandi uzamenya n'icyo utari ugomba gukora. Ariko nuba udafite ahantu ho kujya ngo mvuge ngo jyewe Olivia ndajya mu kazi kuko nshaka ko Imana inkoresha muri aka kazi, ntabwo nzajya gusambana kuko nzi neza ko Imana itazankoresha mu gusambana. So biroroshye yuko ninsetinga kuvuga ngo ndi umukristo, ndi data scientist, ngo ndavuga ngo I am a data scientist for Christ. Nintavuga ngo ndi iki ngiki ndi cyo for Christ, nzajyana n'ibigenda byose, nzabeshya, nzakora analyse yo kugira ngo bitari ibya Kristo. Ariko ninsetinga nkavuga ngo ndi iki ngiki ku bwa Kristo, hari ibintu byinshi bizatuma hari ibintu ndeka. Niba hari ikintu gifasha umuntu mu rugendo, ni ukuba uziranye tuvuga urugero, umuntu aje akambwira ngo Deni ntabwo abaho, namubwira ati oya abaho kuko ndamuzi, twaravuganye, namukozeho, ndamuzi kuko ndamuzi nyine. Icyo wambwira cyose ntabwo wambwira ko Deni atariho. Ariko Imana, niba Imana yo ku gatuti bavuga ku cyumweru ugataha, Imana niba iyo bavuga kuri radiyo cyangwa kuri YouTube urimo gusasa cyangwa urimo kwikorera indi mirimo, azahora ari Imana iri Rwanda. Nkuko uriya mugabo wa mu Ethiopia yari arimo gusoma ibyanditswe atabyumva, ngo mu mwuka Filipo akaza akamusobanurira. Nagira ngo nkangurira abantu kumenya Imana yabo, atari uko ari Imana ya kure, ahubwo iba Imana ya hafi. Still muri iki cyanditswe niho bavuga ngo ijambo ry'ukuri niryo rizatuma tumenya tuba sanctifié. So ijambo ry'ukuri ni Mwuka Wera. Mwuka Wera ni mutabana
ntabwo uzamenya imana. Ariko niba ari umwuka mubana uvuga ngo ndamuzi, ntabwo wambwira ko atariho. Still nubwo ijambo ry'Imana tuvuga ngo nimuhagera muzamenya icyo kuvuga, ariko still nta kintu bazakora kugira ngo wumve ko icyo kintu kitariho, kuko ufite facts, urabizi, mwarabanye, murabana, ntabwo nta kintu na kimwe cyahinyuza yuko iriho. Yari umukobwa twabanye mbere ntarakizwa, twanyuranye mu bintu byinshi. Wibaza umuntu mwanyuranye mu bintu byinshi, urongeye kandi tena uramuhamagara kugira ngo umwemeze ko wakijijwe. No, ukaba disappointed, akaba ari ukwemeza kutakijijwe. Ndamuhamagara araza, ariko ndabanza ndaresista, nararesiste nk'amasaha nk'atatu. Yicaye nkaraye nicaye hano, ariko ari uburyo amagambo abanza kubura, none ukabanza kubitekereza ukavuga ati ariko buriya ndahera hehe noneho ko abizi ko nkijijwe. Sana akavuga ngo bugiye mwicari ruhande gakeya, nkaho wari wicaye hari imbaraga se, ukimuka ukamwicari ruhande. Uwamara kumwicari ruhande atariko shyira ukuboko ku rutugu, ahari wenda biragaragara ko ari care uri kumuha yuko hakonje kandi izuba rirava. Ibyo ni ibitekerezo biza mu mutima w'umuntu watangiye kugerageza imbaraga zirimo muri we zako kanya, kandi amasengesho ntabwo ahangana n'icyaha cyawe wishyiriyeho. Iyo wakiremye ushaka guhangana nacyo uratsindwa, uko ni ukuri, uratsindwa. Araza, amaze kuza nyine bigenda gutyo. Now mvanamo isomo rivuga ko mbere yuko ikintu kiba hagomba kubaho kwirinda, self control. Umushumba yabivuze. Nimba ubizi kuri mu rugo wenyine, ukaba uzi ko icyo kintu, noneho hari n'uburyo tuzi ko hari icyaha, tugira intege nkeya, ntitubizi se? Hari ahantu tubera intege nke, umuntu rwose abizi neza ko urimo urabeshya abantu ko icyo kintu ugiye kujyamo, nawe urabizi ko ukigiriramo intege. Urabizi ibyo bintu, nta muntu ubikurusha. So none iyo icyo kintu none ubizi ko ukigiriramo intege nke, none ugashaka no kukigerageza. Nkanjye wenda ushobora no kuvuga uti njye nicaranye n'abantu banywa inzoga, ni ukuri no mu buzima bwanjye sinigeze nywa inzoga. Iyo ni discipline wavukanye, wakuranye. Si n'ibintu ugomba kugerageza, ni ibintu bitakurimo. Ariko urabizi ko iyo we ugiye mu kabara amasaha 2 usomaho, uragasubiriramo iki? Now ngewe rero izo ntege zari zihari, ariko nshaka kuzisuzumisha amasengesho y'imisiri. So ntabwo bikunda rero. Now nicyo rero navugaga, kwirinda no mu kintu uzi neza ko ukigiriramo intege nkeya bishoboka. No ku muntu uzi ko mwabanye muziranye muri ubwo buzima mwabubanyemo. Ikintu nibaza nuko ibintu byose tuzabona hanze suko byose ari ibyacu. Hari stili zasohoka ukareba ukabona ntabwo ufitingamo. Hari n'amapage uzabona kuri Instagram ukabona saa yawe. Nibaza ko ari ngombwa kumenya icyawe ari ikihe n'ikitari cyawe ari ikihe. Tuvuga urugero, njya kuri Instagram, hari igihe ubona akantu kaka ad, niyo cyangwa kuri ngo nyine bagusuggestinga ukagafollowinga. Hashira iminsi 2 ukabona atangiye gushyiraho ibintu utemeranya nabyo. Jewe icyo nkora ndayanfollowinga, nta uri mu nkubiti. Ukuri nuko nta numwe uzagushyiraho mu kagozi ngo ubikurikire, ni wowe wenyine uzijyana. Nk'umuntu uri muri iriya domaine baguha ibintu bijyanye n'ibintu ureba, ntabwo baguha ibintu utareba. So niba uri umuntu usearching ibintu bizima, akenshi ni gake bazaguha ibintu bitari bizima. Nabyo nta kibazo cyo kuvuga ngo not interested. For me je niko mbigenza, hari akalinki uhita ugira not interested kugira ngo nibijyanye nabyo ntibongere kubikugarurira. Icyo nshaka kuvuga nuko hari byinshi hanze, ariko byose ntabwo ariko ari ibyacu. Mbere yo kujya ku kintu tekereza impamvu kigiyeho. Ugiye kuri TikTok, nukubera icyo wumva kugiye kujya kuri TikTok. Ugiye kuri Instagram, ugiye gushaka iki kuri Instagram. Ugiye kuri Facebook, kubera icyo ugiye kuri Facebook. Uri kuri WhatsApp, kubera icyo uri kuri WhatsApp. Nukuvuga ubusa, nukugira ibiganiro bikugeza hejuru. Ni iki kikujyanyeyo?
So, numara kumenya ikikujyanyeyo uzamenya no guha umurongo izo social medias cyangwa n'andi ma platforms yose ahari.